n'abantu bo muri Kina Music. Urimo kunyumva? Ntabwo mvuye guhubuka my friend. Kina Music niyo yatanze uretse gato. Knowless n'umugabo we nibo bateguye abahanzi bagomba guhura na president. Batuye hehe? Karumuna. Niba ubyibuka Knowless avuga yakoze urutonde rw'abantu batuye Karumuna. Ahantu nkubwirira ko ibintu mutigeze mubireba kuva mbere, yavuze abahanzi batuye Karumuna. Ntabwo umwana yigeze mu mentioninga. Urabyibuka? Yavuze aba Tom Close, avuga ba Deben atuye Karumuna. Urabyibuka nkubwira ukuntu uyu mugore iyo bigeze ku muhanzi kazi ushaka kuzamuka uyu mugore ahita arwara inzoka. Ndakubaza ko uyu mwana ku ma interview ntayiza ari kubikubwira. Mu ma interview yose avuga ko avuka Karumuna, ko atuye mu Bugesera. Ejo bundi Knowless uyu mwana n'umutura ntabwo atuye mu Bugesera bro. N'umuturanyi wa Knowless nta metero 5 zirimo. Urimo kunyumva? Iwabo huyu mwana baturanye no kwa Clement baraturanye. Wigeze wumve ejo bundi ko yarazi ko uyu mwana afite muri campaign yari afite ijambo. Yari ariwe muri imitwari dufite. Wigeze wumva mu mentioninga? Ntiyagiye ku mentioninga ba Deben. Ba Deben batuye Karumuna se? Deben ntabwo twirerero. Uretse gato mbabarira gato mbabarira wumve. Njewe nabwiye abantu ejo bundi. Ndavuga president ajya guhura n'aba bahanzi. Kina Music izakora muri possible ntabwo umwana w'umukobwa azigaragara nubwo muri kure. Abantu bose bakanseka baravuga ati Godfather reka bwiza ibikorwa arimo urambwira ko president ajya guhura n'abantu batuye Karumuna tuzi ko batuye ndamubwira ati cyese bitakorwa na Kina Music. Bro abantu nabwiye ibi bintu uyu munsi baje barambwira ati c'est pas possible. Ibi bintu ni gute? Ariko kimini mbabarira nawe mwambara inkweto z'uyu mwana. Nyuma y'ibikorwa maze nk'iminsi bagategura igikorwa kurangiza. Uzi impamvu His Excellency yagize ngo ibikorwa biviremo bimwe ni campaign. Bane birababaje bro. So ibintu ni bibiri, ntabwo ibi bintu tugomba guhagarika uyu muco mubi w'ishari Kina Music igirira abana b'abahanzi b'abakobwa. Ngewe rero icyo nari ndimo ndakubwira kandi nkihagazeho. Ariko kabiri ndashaka kubaza ikibazo ngewe mbere yuko akabwira hanaheza isire. Uremera yuko bwiza atuye mu Bugesera? Reka ndangize. Sujya no kuba tuye Bugesera ni wabo ndahazi. Atuye Karumuna. Umva ngiye nkubwira. Mbere na mbere tugiye kubanza tumenye ninde muntu aruhagarariye iki gikorwa. Uri kubyumva? Numara kumenya umuntu aruhagarariye iki gikorwa. Umenye umuntu wari ufite inshingano mu gushaka abo bahanzi nyine bahatuye no kugira ngo babonane nawe. Mbere yuko ubreme nusanga ari uwo kuko nkubwire mu ruhe rurimi kugira ngo nyumve. Ndakubaza ya Knowless ukarigira nka hari ikintu. Ndi kukubaza bigusobanurira rero. Ntabwo bahuje generation wari ya. Ntega amatwi. Ugomba kukimenya. Ntega amatwi bahuje generation wagiye ureka ariko uruzura mu mutwe wowe. Ntabwo bahuje generation. Ntabwo bahuje generation so kuvuga yuko bwiza atari umuhanzi nyine. Ntabwo ari icyo kibazo. Uretse gato Keminike. Uretse gato. Kabigusobanurira ibyo ngibyo wibajije noneho. Kwebwe turagendera kuri iki kintu. Ahanga turi muri showbiz ntabwo ahantu uri gushaka kuntwara ntabwo ngiye ndibuje kujyayo. Ntuntware muri presidence my friend. Do not take me there. Ngira uko ngenda. Hano nk'umuntu uba muri industry, I'm here. Turi muri industry, turi muri showbiz. Ntusundiye kujya muri presidence. Ndakwiyamye. Ntabwo njye nivanga mu bya politike. Ntwara muri presidence ngo nkwemerere. Icyo turi kuvuga ni iki ngiki. Knowless nk'umuhanzi kazi. Wumuheza ngunu utifuza ko hari undi muhanzi kazi w'umukobwa ushobora gutera intambwe. Umva kandi mute your mic ndaguha ijambo kwanza kamhindure topic ubuvuga kamhindure topic. Batagiye kubunga Ariko reka babwire isi rakasongoye umuntu no bamwambuye Bugesera bwiho buri wese abisho rya mugezi umuturage akaba kwisonga. Uri kumva guhanga udushya bikaturanga. Sindoka mu iterambere ejo heza nahace mera nawe tujyanemo. Bugesera mu magambo arambuye kubera iki babuza bwiza baramwambuye neza kandi umwana wo mu Bugesera iwacu. Narababwiye ngo Bugesera ni muhame hamwe. Tuwe kwisonga bayivuga buri wese abisho rya mugenzi we. Umuturage we kwisonga guhanga udushya bituranga. Ejo heza nahacu. Sindoka Bugese sindoka mu iterambere. Emera nawe tujyanemo. Ruswa n'akarengane tubirwanye abakera murimo twese ku murimo.
abanyabugesa ni abakera muri mosha ngaho vana mujye vana 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 ariko ntukamvange nawe vana ngibyo bintu nawe umuri school gakabye. So anyway, ahanga reka nkwereke. Ahanga ntabwo ngiye ndibuze gushira banga we Keminike. Amakuru mfite na yangaya. Ejo bundi Knowless yasabye umukuru w'igihugu nyakubahwa nk'abaturanyi bawe. Twasabaga ko azaduha umwanya tugahurira mu rwuri rwawe. Siko bimeze? Urimo kunyumva? Ntabwo president ntabwo agomba gufata akarere kose. Hari protocole. Baravuze ati ubwo tubisabye n'abahanzi reka duhure n'abahanzi kandi badufashije muri ibi bikorwa. Niyo mpamvu mu mwanya mutoya presidence bafite muri kigenda nuko bari bize bavuze bati reka ikikorwa kirangirire rimwe bafata abahanzi. Nujya kureba itangazo rya presidence cyangwa tweet ya presidence yinsomera aho ngaho. Bahuye n'aba artist president yateguye guhura n'abahanzi. Keminike nukuvuga ngo hano Perezida yashoje cyangwa promises yahaye Knowless. Nujya kureba no mu binyamakuru n'abandi banditse promises yahaye Knowless yayishoje. Tugere gake tubyumvikane. Ariko Perezida bikoze mu rwego rwo gusura aba artist abahanzi batuye mu Bugesera. Yahuye n'abahanzi batuye mu Bugesera arabagabira. Urimo kunyumva? Bivuze ngo muri abo bahanzi umuntu wakoze selection nuwatanze icyo cyifuzo ni Butera Knowless n'umugabo we. Ikintu kibabaje kurusha umwe mu bahanzi kazi umuturanyi we inzu ku yindi Bwiza muri iyi campaign Knowless yasabiyemo ko president yahura nabo. Bro, ko tuvuga ko ibi bintu ni ikintu kije gitangaza kurusha ikindi. Iyo ubona bigira bavuga ngo nababyeyi niba uri umugore udashobora kuba proud y'umwana w'umukobwa mugenzi wawe ngo umusupportinge umuhe courage. Ibi ngibi ngiyewe ndababwiza ukuri. Ntabwo Bwiza yigeze agaragara muri aba bantu. Bwiza n'umuturanyi wa Knowless Karumuna. Hariya Bwiza n'umuturanyi wa Knowless hara mu Bugesera. Bwiza ntabwo bigeze bamutumira. Ntiyigeze agaragara. Amakuru ngiyewe ngeraho mfite nuko umuntu basabye abantu basabye abahanzi bagomba guhura na president. Abantu babatanze ni Kina Music ni Clement n'umugore we Knowless. Urimo kunyumva? Bagiye kujya guhurutura bavana Meddy Saleh utari umuhanzi ufata ama video bakajya kumuvana Kicukiro ni mu Bugesera. Bakajya kumuzana Kicukiro munyereke umuntu uri muri iriya team utari muri Kina Music. Uyu mwana yazize ko ataba muri Kina Music. Iyo president yasabye guhura n'abantu muri Kina Music yagomba guhura n'abantu muri ntuza aba artist. My friend, nituvuga ibi bintu ngende umufana wa Knowless nkunda ibikorwa bye ariko iyo bigeze kuri ibi bintu ngiye ngo dufata ntabwo nyafata side. Birababaje. Knowless yagomba kuba umuntu wa mbere. Yagomba kuba umuntu wa mbere ushobora gufata umwana w'umukobwa mugenzi we. Knowless yagomba kuba umwana umukobwa ufata umwana mugenzi we akamuha akaboko akaba yagiye kubonana. Ntabwo ntekereza ko Bwiza rubwa mbere aragiye guhura na His Excellency. Ibyo kuvuga ngo ni president yabiteguye reka nkubwire ikintu kimwe. Mureke ikice tukiti kibi ikiza kibi kiza. Uyu mwana ni umuhanga. She know what she doing. Uyu mwana araririmba. Kubona Knowless ashobora kumusiga kujya kumbwira ngo ninde ngo ntabwo rero bateguye. Presidence niyo yatumiye itumira no muri Kina Music bonyine. Uyu mwana wazengurutse kuri site 18 mu mitungo make zanyu uko mfite uburakari. Ngewe ndababwiza ukuri mbona ntuze ejo bundi mbona Knowless avuga. Knowless ko aturanye na Bwiza. Wigeze ubona mumeshoninga avuga aba artist baje gutura mu Bugesera. Batuye Karumuna. Ntiyagiye agatondora akavuga ba Debeni ba Tom Close bose akabavuga. Wigeze ubona ameshoninga uriya mwana. Ngewe mvuga narabakibaga kutubwira ko uyu mukobwa azagira. Uyu president azahura n'aba bantu. Naravuze ntabwo Bwiza muzigara mubona muri ibi bintu. Kuko I knew. Ndabizi aba batipe ndabazi. Ntabwo Clement yari kwemera, ntabwo Knowless bishoboka ko ashobora kumurenza umuntu, ntabwo bikunda. Ntabwo Knowless yari kwemera ko ashobora gupushinga uriya mwana. Iyo bigeze ku bana b'abakobwa b'abahanzi Knowless arabana.
ari mu bantu bacinyiza abana b'abakobwa baririmba, ntabwo ashaka kugira ngo agire uzakomeza kuba on top until when waretse abana bakazamuka bakagaragara. So ibintu biriho ni ibingibi, ikintu mubyumve, mubitega amatwi, mubyumve cyane. Knowless ibintu mwakoze ntabwo bikwiye, ntabwo ari uko uyu mugabo ntabwo bwiza kumugabira, ntabwo ikibazo ari uko ntabwo ari ubwa mbere yagiye muri presidency my friend, ariko uko bashobora gufata umwana umaze igihe kirekire nk'iki kazunguruka bakanga ko bakagenda bakamuvanamo ari umuturanyi wawe. Mbega ishyari, mbega ishyari. Presidence abahanzi bahuye na his excellence batanzwe na Kina Music my friend. Niyo mpamvu muri kwa nta muntu numwe utari muri Kina Music wari urimo. Ni iyihe inspiration baba batanze kuri barumuna babo, warangiza ugafata umuntu nka Kiremo kamuzana ngo afite ntuza Kina Music irakora, ushaka gufata ibintu biteye n'umurakari. So the thing is, ntabwo ibi bintu ari ibintu dushobora kwemera. Mureke, nta kintu dushobora kubikoraho. Uyu mwana bamuciye intege kubona site azungurutseho inshuro 18. Uyu mwana ntabwo yaryamye mu gihe cyo gushimira no guhura n'abahanzi kubagabira, hanyuma Kina Music igafata umwana. My friend, ntabwo ntekereza ko presidence niba baravuze ko abantu bagomba guhura n'abantu ba Karumuna, abantu bo mu Bugesera, ntabwo ntekereza ko presidence yari ifite amakuru k'uyu mwana atuye mu Bugesera. Niyo mpamvu Keminike ndibuze gusaba ntihagire umuntu ukoresha ijambo ry'abantu bashinzwe gutegurira abantu muri presidence bateguye ibintu, ntihagire umuntu ubahingutsa. Aha ngaha turi muri showbiz, turabizana tubisige muri showbiz, kuko niba presidence yarasabye Knowless nk'umuntu watanze igitekerezo icyifuzo, agasabwa abahanzi batuye hari abaturanye nawe, agakora selection akajya kuzana ba Meddy Saleh batuye Kicukiro, agasiga umwana baturanye inzu ku yindi.